washatse gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Abakinnyi ba filime nyarwanda Musanze nabo barabizi ko abanyakigali dukaze cyane. Musanze Kigali ni kapitali, twebwe tuba Kigali dukinira Kigali. Abanyamusanze rero mukomeze mukine muzatuzamukiraho. We niba ushaka kunzamukiraho baba ushaka hiti, abanyamusanze bashaka kunzamukiraho. I Kigali no mu Ruhengeri, Musanze ni Kigali ni bande bafite amafaranga. Ni Musanze birumvikana. Musanze iri Kigali amafaranga kure. Musanze iri Kigali amafaranga kure cyane. Nubwo hazana n'abanyagisenyi, Kigali ni kapitali, ni umujyi mukuru w'u Rwanda. Noneho katubyemera mu ntara harusha abanyakigali impano. Urabyemera yaka? Warose ucuruza urwango. Kankubaze waturutse hehe? Mbere ko Kigali tunywa mitsingi. Mbere kugera i Kigali. Suri impano yaturutse mu ntara. Mu ntara mucuruza urwango. Katugaruke ku mpaka. Yakasara cyafite mu bunyacyane. Ntabwo bwamushyira mu bujangwe. Ubutandukanye mujyi ni cyane. Imbere ya kamera murahabona abantu babiri bose bambaye imyenda y'umutuku, ipantaro y'umukara ndetse n'ipantaro y'ubururu. Ni Yakamwana ndetse na aba bagabo mureba imbere ya kamera na abastari. Umwe azwi mu kiriyo cy'urukundo, undi mu butumwa bugufi ari we Yakamwana. Twagusuhuje. Muraho neza. Ndashima Imana, nitwa Mr. Jagugu. Ndi umuyobozi nkaba n'umukinnyi wa filime Ikiro cy'urukundo, Silent Killer, Isano y'ibihe, Darkness of Christmas. N'indi filime nshyashya mugiye kubona mu minsi iri imbere kwa kabiri yitwa Our Heaven. Nanjye nitwa Gasore Pacifique Yakamwana Mobimba. Ndi umukinnyi wa filime nyarwanda, nyina mu butumwa bugufi Rwanda Paparazzi TV. Bakina no muri Gatarina Asia. So nandi umukinnyi wa filime murakoze. Yakamwana tugusanganye na Gugu w'ikiriyo cy'urukundo. Ni yihe mishinga muriho ndiko mvuga yakako mumaze kumusitari turakuze. Uyu noneho n'uwi Musanze mwahuye gute? Abakinnyi ba filime nyarwanda Musanze nabo barabizi ko abanyakigali dukaze cyane. Musanze Kigali ni kapitali, twebwe tuba Kigali dukinira Kigali. Abanyamusanze rero mukomeze mukine muzatuzamukiraho. Ariko yaka namwe mujya muza gukinira Musanze. Nigeze nkubona. Mwese Musanze na Kigali ni irutiye. Ni irutindi bigiye kwegerana. Ariko Kigali niyo kapitali y'u Rwanda. Birumvikana abantu bari Kigali hari byinshi bamaze kugeraho no guteraho imbere. Twavuga ko tubakurikira bwa kabiri. Yaka aho ntugiye kudukwepa ukawe uyu mugabo akaba agiye kwitwarira mu kiriyo cy'urukundo. Ni ukuvuga ngo ujye nyina muri Rwanda Paparazzi. Ni David Frank dukinira hano i Kigali. Nyina muri filime Gatarina ni ya Mutoni Asi. Na dukinira hano i Kigali. Aba mu b'abanyamusanze n'abandi bose bari mu ntara muzaze tuzamukireho n'abakinnyi bo mu mujyi wa Kigali. Yaka twarazamutse. Yaka kuki ukomeza kuvuga ngo babazamukire? Uvuga ko batazwe. Yaka twarazamutse ahubwo dukeneye kugira ngo tubahe akazi kuko i Kigali twamaze kumenya ko amafaranga ntayahari. Nose i Kigali no mu Ruhengeri, Musanze ni Kigali ni bande bafite amafaranga. Ni Musanze birumvikana. Musanze iri Kigali amafaranga kure. Musanze iri Kigali amafaranga kure cyane. Nubwo hazana n'abanyagisenyi, Kigali ni kapitali, ni umujyi mukuru w'u Rwanda. Noneho katubyemera Musanze. Tuvuge ko Kigali muturusha amafaranga, ariko Musanze tubarusha impano. Musanze tubarusha impano. Uturusha impano? Murusha abanyakigali impano. Yes, mu ntara harusha abanyakigali impano. Urabyemera yaka? Warose ucuruza urwango. Kankubaze waturutse hehe? Mbere ko Kigali tunywa mitsingi. Mbere kugera i Kigali. Suri impano yaturutse mu ntara. Mu ntara mucuruza urwango. Katugaruke ku mpano. Mbere kugera i Kigali. So waturutse mu ntara. Uvuye mu ntara.
urumva se ko waraturutse mu ntara uriya Kamwana uturutse mu ntara n'abandi bantu benshi batandukanye bagiye baturuka mu ntara abatuzi baturutse mu naturutse mu ntara ariko njya mu mujyi. Yes. Ubwo ugiye kubona bari Musanze base mu munyamugire. Ariko ntaga akanyacyaro kabura. Mwebwe mu ntara muri ibijumba. Urumva yakasara cyafite mu bunyacyaro. Ntabwo bwamushyira mu bujangwe. Ubutandukanye mujyi n'icyaha. Yakamaze gusirimuka. Ariko ntabwo yakwibarirwa aho yaturutse. Zidi mbaza ikindi kibazo jya mbere. Nawe avuye mu ntara mwe. Ntabwo wadusanze i Kigali se. Kamwana yewe nubwo mwambindikiranye yanashatse kumenya we na Google ibyo mwahuriyeho hano i Kigali kugira ngo mwe n'akazi. So turabakinnyi ba filime nyarwanda. Uyu ni umukinnyi nanjye ndi umukinnyi dukina filime nyarwanda. Ikindi tuzakina n'amakomedi interviews zigiye zitandukanye. Ndumva nandi ikindi mwanarenzaho. Hari ikindi kibazo mufite se? Ikindi kibazo dufite mu minsi ishize tuguherutse urwara akaguru. Uyu munsi turakubona ugenda neza. Kariya kari agatwiko cyangwa wari urwaye ko? Ubu niko byari bimeze nari ndwaye ariko ubu ndi korohera. So n'ejo napfa nanguze ubundi. So ndabishimiye cyane kubona Vidi Frank Rwanda Paras TV ukamuza n'umunyarwengeri y'inguyi. Abanyamusanze mukomere cyane. N'abanyagiciro bakomeye cyane. Ijisho rya ko ritareba neza ryabaye. Byatewe n'impamvu za gisirikare. Urabona impamvu za gisirikare nikuvuze nikumvuze basanga yarayahara. Aha kadukomeze ikiganiro. Yaka uti nibyatewe n'impamvu za gisirikare. Yenda shaka kugira ngo umenye neza. Kuba utareba neza hari aho bihuriye n'akaguru se wari urwaye wari umaze iminsi urwaye? Oya ntabwo ndwaye ahubwo njyewe ijisho ntiriri kureba. Uyu arya ukina filime. Uyu Munyamusanze umuhujije na Yakamuzenzi. Muhuje umajije akantu keza. Uyu Munyamusanze muhuje na Yaka muzihe nzira? Yemba mu mujyi wa Kigali. Uzari Munyamusanze kwerezenzi. Impamvu je mbahuje nuko nabasanganye kandi we nzi ko abi Musanze. Nicyo kibazo mfite. Nanjye niyo mpamvu nakubajije ise hari ibintu mwaba. None se please umva wa munyamakuru. Musanze na Kigali ni ikome. Byose birakomeye. Hakomeye kurusha Musanze. Urakoze. Nuvanga bari Kigali nabo barakomeye. Yaje kukurahuraho se basi. Murabanya Musanze twebwe turabanya Kigali. Ni ubusitani yaje kukurahuraho tubimenye. Byerure. We ni ushaka kunzamukiraho. Babishaka yiti. Abanyamusanze bishaka kunzamukiraho. Aka kantu mvanzemo yaka nagarike. We narakaraho agari sawa. Narakaraho bari fresh. Iyo garaje gukure ku ntebe. Yakaragaruka buri nagagiye kure. Ngo mwashatse kuzamuye noneho wowe reka tube tuganira ufata kaya. Noneho nkubaza uvuge icyo wahuriye nawe waganiwe icyo wahuriye nawe niba hari ibyo uri kupanga babivuga. Ndimo nkubaza ese kuba wahuye na Yaka umunsi Yaka turamumenyereye n'umusitari kuko ari kubyivugira. Abantu benshi bajya banamukenera mu mafilime atandukanye nkuko yabivugaga burya kandi bavuze ko ari n'umusitari. Nibyo n'umusitari koko nkuko nawe ubwe abyivuga. Nayo mpamvu nari nkubajije watekereje gute kuza guhura na Yaka kandi nayo yakomeje nyuma ko yavuze ati kubera ndi umusitari niyo mpamvu yaje. Wowe biti babivuga iki? Nekereza ko impamvu yo guhura nawe nuko ari umuntu ufite ibikorwa barizwamo, afite amaproje barizwamo. Nekereza ko aramutse adafite amaproje barizwamo atakaba yahora imbere ya kamera kuko bahora imbere ya kamera bitewe nuko afite icyo kuvuga. Guhura nawe rero nuko ntaga abantu bapfa gura ngo bicare ku meza badafite umushinga. Ni impamvu z'akazi guhura nawe. Umva buretse gato. Yego Yaka.
ari abakinnyi ba filime mu Rwanda. Abanyamusanze barusha abanyakigali baranganya Gufuwe niyemera ko mu bantu kuko abari Kigali benshi bose baturutse mu ntara yaka ntabwo yemera ko icyo tutarakora no gutera timu yose ngo twizane ariko kandi noneho ahubwo no kunganyira na yaka uyu munsi none dushaka kugufata tukakuzana i Musanze kubera ko hari izina umaze kugira ngo Musanze Kigali turusha amafaranga nta mafaranga mugira Musanze murongi nta mafaranga so bijyana dufite amadolari y'Amanyarwanda una urayafite wavuze ko ufite amafaranga ugasaka yakaba kwiyaminiye kuvuga ko muri abastari yaranye amadolari agaye none se wewe yari kinoti ya bitanu yashyiraho ngo ibihumbi 10 yari kinoti ya bitanu manzi nyereka ibihumbi 10 n'ibihumbi niba atari gusa nyereka bitanu ako yatera akawukina neza ndagitinga ngewe Musanze yakaba aramuzi yaka ntabwo wavuga ngo nta hari umuntu mu gihugu utamuzi baramuzi mu gihugu cyose mu mfuruka kujya nuko avuga ko ari umusitari avuga ko ari umusitari kandi nibyo koko abantu benshi baramuzi ni umuntu ushobora gutamuka hari abantu bagahurura yakamuhana kandi ntabwo abantu bafite imishinga bashobora kumukenera bamubonamo uburezi aramutse ari umuntu wa feke utereye aho ntabwo naza kwicarana nawe ku meza umuntu umaze umwaka muri so by'umwihariko banza ushimira umuyobozi wanjye ese nashimira cyane Vidi Franka ngashimira abantu bakurikirana Iris Rwanda TV abakunda ikiro cy'urukundo abakunda paparazzi munyamutureba Musanze abahiveni mwese ni filme nziza kuwa mbere tugiye gutangira season ya 3 nacyo kino nshaka kubwira abantu season ya 3 kuva kuwa mbere izayisoka kuwa mbere no kuwa kane ni season ni filme nziza irimo abakinyi bashya b'abastari ntari buze kuvuga ahubwo mbararike kuzayireba kuko irimo abantu b'abastari bakazi so subscribe comment and sharing so mushyiraho commentaire tudukeneye ni commentaire byayo mushaka nabyo mvuze bazayirebe icyo nuko bazaryohera umusozo w'ikiganiro ndashaka ubwira abantu bagukurikira kano kanya barimo bashobora kuba barigeze kukubonaho yenda kuri Rwanda Paparazzi TV n'ahandi ariko noneho ndashaka baramburire ibyo bategurira muri kuno kwezi kwa 12 n'iki kugira ngo tujye kubisoza iki uko kwezi kwa 12 gufitemo ibintu byinshi cyane bitandukanye ni nako kwezi navuga amajyano bagiye kubona icyo bita sinema yo mu ntara ni sinema yo mu ntara ariko urebye nk'ikiro cy'urukundo ntabwo iki ku rwego rwa filime yo mu ntara ni filime dufitemo umaze kugera ku rwego rundi ifitemo umurundi kazi tumaze kujyamo abarundi kazi babiri tumaze kugeramo umukongomani dufitemo umugande nuko ngo ni filime mpuzamahanga ntavanga kuri calibre yuko abantu byatangiye bayitekereza rero ku kwezi kwa 12 ni buri wa mbere na buri wa kane iyo ni ikiro cy'urukundo bazaje bayibona kuri Iris nanjye ni muri Rwanda Paparazzi TV ikindi tubategure filime yitwa Our Heaven ni filime ivuga ku buzima bw'abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri bize kaminuza bigana barangije kwiga bakora mariage academique ntibatekereza gutaha bahitamo kwibanira nk'umugore n'umugabo mu nzu imwe nubwo buzima tuzaba tuvuga muri iyo filime tugana ku musozo ndabanza gushimira abakunzi ba Rwanda Paparazzi twabanye nabo finance tuzabaryohereza bibwire yaka mbere yuko dusoza gira icyo ubwira abantu wifuriza umwaka mushya utaha na Noheli kuko ndabizi nta interview urifuriza abantu umwaka mushya na Noheli kandi ndabizi neza ko ukeneye kugahabira uyu mwaka muzawurye n'uzabarye tubavandimwe 2020 ari ni makwera kabiri tuzarye makwera kabiri tuzarye makwera ari zarangiza makwera kabiri muzarye ntizabarye so banyarwanda bavandimwe inshuti zanyu 2022 ni kabiri 2022
veti makumyabiri na kabiri murakoze. Gugu Yes. tugeze turasoje ikiganiro. Turasoje icyo nashimira ngasaba n'abantu badukurikiye kuri umunsi wa none. Filime Ikiro cy'urukundo n'izindi filime muri kubona hariya nzirimo kubera urukundo. Ni filime ni ibintu nkora kubera urukundo. Niba hari ikintu ushaka kutwunganira kugira ngo filime ikomeze kubageraho kandi ari nziza, wagurira umukinnyi amazi, wamutegera kuri seti, nta yindi bijema mfite hari uretse kwishakamo ubushobozi. Duhamagara abakunzi bacu kugira ngo badufashe, batube hafi, bagira icyo batwunganiraho kugira ngo turusheho kugenda tubagezaho ibintu byiza cyane. Kandi basabe kuwa mbere ntabwo tuzabatenguha, ni bwa mbere, ni bwa kane, bwa mbere, bwa kane. Muze mudushyigikire nta sinema yo mu ntara nta Kigali, ahubwo byose bihuriye ku kintu kimwe, nuko byose ari filime. Urakoze cyane Gugu. Imishinga yawe Imana ihezagire izagenda neza. Murakoze, turabashimiye cyane. Uwo mwumvaga yari Vidi Frank, ikiganiro nakagaruka Kamaze mbaririmbiraho gato. ngaho ugenda ari yaka mbere yo gusezera bagiye kubaririmbira reka mwumve wasanga afite agashya yibutse gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Orchestre Marayi. komeza. Gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Orchestre Marayi. Gukunda utagukunda amafaranga nayo yazanye byinshi. Gukunda utagukunda imvura igwa mu ishyamba. Orchestre Marayi. Thank you very much. Yaka umawubwire se nobwire turimo akarimbo k'imanuzi nakahe Karimbo kigo. Yigeze ko baririmba Ndi umukristo izera Imana mutima wanjye. genda akarimbo kabago bonane Yego mwakabya bonane yego bonane yego bonane. Muzagira umwaka mushya muhire, uzababera amata n'ubuki, ibyiza byose mwifuza kuzabona muri 2022 bizabageraho mu izina rya Yesu, mubisabiye mubikoreye kandi mubyingingiye.